Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV. Abakristo Gatolika ndetse n'abandi bose batandukanye babona ibisa n'ibidasanzwe mu cyumweru gitagatifu. Icyumweru gitagatifu ni icyumweru kibanziriza umunsi mukuru wa Pasika. Muri iki cyumweru niho muri Kiliziya hagaragara ibisa n'amayobera nk'uko twabivuze. Liturujia ubwayo yihariye bitandukanye n'indi misi isanzwe. Ku wa kane mutagatifu haba misa y'amavuta matagatifu, hakaba misa y'isangira ritagatifu. Ku wa gatanu mutagatifu haba ikuzwa ry'umusaraba, naho ku wa gatandatu haba igitaramo cya Pasika. Ku cyumweru nyirizina ari icyumweru cya Pasika guhimbaza izuka rya Nyagasani. Ibi byose bikaba mu bisa n'amayobera matagatifu abakristo Gatolika batamenyereye ndetse n'abandi bose batandukanye batamenyereye muri Kiliziya. Ariko iki cyumweru gitagatifu ibi byose ntago biba ku mpanuka, bifite inkomoko, bifite icyo bisobanure. Nibyo tugiye kurebera hamwe ibigize mu by'ukuri icyumweru gitagatifu, uko liturujia y'icyumweru gitagatifu ibiteguwe ndetse n'ibyihariye muri iki cyumweru gitagatifu kibanziriza umunsi mukuru wa Pasika. Mbibutse ko icyumweru gitagatifu kibanzirizwa n'umunsi mukuru w'amashami kigasozwa n'umunsi mukuru wa Pasika aho duhimbaza izuka rya Nyagasani. Reka turebere hamwe ibigize icyumweru gitagatifu, liturujia yihariye y'icyumweru gitagatifu ndetse n'ibindi byose turaza gusobanukirwa mu bikorwa muri iki cyumweru gitagatifu. Icyumweru buri mukristo wese abasabwa guceceka akegera Nyagasani birushijeho ndetse no kwicuza. By'umwihariko ariko hari icyo bita Sainte Seine. Sainte Seine ni iki? Muri Kiliziya umunsi mukuru wa Pasika ni uhatse indi minsi mikuru yose, kuko Pasika duhimbaza izuka rya Nyagasani ariyo shingiro y'ukwemera kwa Kristo. Muri Kiliziya umunsi mukuru wa Pasika ni uhatse indi minsi mikuru yose, kuko Pasika duhimbaza izuka rya Nyagasani ariyo shingiro ry'ukwemera kwa Gikristo. Abakristo benshi bishimira guhimbaza Pasika ndetse n'iminsi yibanziriza yo mu cyumweru gitagatifu, ariko ntibasobanukirwe iteka n'imihango ikorwa muri icyo cyumweru. Kubera ko ari iminsi y'ingenzi cyane, ni byiza kugira icyo tubivugaho kugira ngo abakristo barusheho gusobanukirwa neza n'ibyo bahimbaza muri icyo gihe cy'ingenzi cyane ku kwemera kwabo. Kuri Mashami twibuka igihe Nyagasani yinjiranye ikuzo muri Yerusalemu ashagawe n'imbaga itabarika y'abantu bamwakiranye ibyishimo bitwaje amashami y'imikindo bagira bati nasingizwe uje mu izina rya Nyagasani. Ibi tukaba tubisanga mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa 21 umurongo wa 9 no mu Ivanjili ya Yohana umutwe wa 12 umurongo wa 13. Ariko nyuma y'igihe gito bagatangira kumuvugiriza induru ngo nabambwe ku musaraba. Nabyo tukabisanga mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa 27 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23. Mu cyumweru gitagatifu tuzirikana cyane ububabare bw'umwami wacu Yezu Kristo ndetse na liturujia y'ijambo ry'Imana ikabishimangira kurushaho. Iminsi yo kuwa mbere, kuwa kabiri no kuwa gatatu mutagatifu igenda irushaho kutwinjiza muri iryo yobera ry'ububabare bwa Kristo washenguwe no kugambanirwa n'umwe muri ba 12 yitoreye ngo abane nawe maze abagira inkingi za Kiliziya ye. Guhera kuwa kane mutagatifu haba liturujia yihariye. Kuwa kane mutagatifu ubusanzwe habanza misa y'amavuta. Abakristo benshi cyane cyane bo muri paruwasi iri mu cyicaro cy'umwepiskopi katedrali bamenyereye ko guhera kuwa kane mutagatifu muri liturujia ibintu bitangira guhinduka ku buryo bugaragara. Kuri uwo munsi haba misa ebyiri, imwe mu gitondo ariyo misa y'amavuta ya Krisima, indi ni mugoroba ariyo misa y'isangira rya nyuma, mu Kilatini bakayita Cena Domini cyangwa Sainte Seine. Abaza mu misa ya Krisima bamenyereye kubona abasaserdoti benshi. Ahana abasaserdoti bose bakorera ubutumwa muri diocese bakikije umwepiskopi mu misa, kandi nyuma y'inyigisho y'umwepiskopi bagasubira mu masezerano yabo. Icyakora hari naho iyi misa y'amavuta iba mbere y'uwa kane mutagatifu, bituma abakristo benshi bibwira ko iminsi y'inyabutatu ya Pasika yatangiye. Nyamara siko biri. Inyabutatu ya Pasika itangirana na misa y'isangira rya nyuma ikageza ku cyumweru cya Pasika nimugoroba. Misa ya Krisima ni misa itangirwamo umugisha w'amavuta y'abarwayi, ay'abigishwa n'aya Krisima ntagatifu, bigakorwa n'umwepiskopi, bayita misa ya Krisima kubera agaciro kihariye ayo mavuta matagatifu afite ugereranyije n'ari amavuta yandi. N'imihango ikorerwa kuri ayo mavuta ari mu bwoko butatu iratandukanye. Mu gihe amavuta y'abarwayi n'ay'abigishwa ahabwa umugisha, aribyo bita benediction mu rurimi rw'igifaransa, Krisima yo iratagatifuzwa, consecration. Amavuta ya Krisima ni yakoreshwa mu masakramento ya batisimu,
ugukomezwa ndetse n'ubusaseridoti. Misa ya Krisima ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza ubumwe abasaseridoti bafitanye n'umwepiskopi wabo, ikaba n'ikimenyetso cy'ubumwe bw'urugaga rw'abasaseridoti bahuje diyoseze bayobowe n'umwepiskopi ari nawe uhagarariye Kristo umusaseridoti mukuru. Muri iyo misa nubwo abasaseridoti basubira mu masezerano yabo nyuma y'inyigisho y'umwepiskopi maze n'abakristo bakabasabira, si misa y'iremwa ry'ubusaseridoti, kuko iri sakramento nk'uko turi buze kubibona ryaremwe na Kristo ubwe mu isangira rya nyuma amaze kurema Eucharistie igihe yagiraga ati, iki ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mubikora namwe bibe urwibutso rwanjye. Ibi tukabisanga mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 22 umurongo wa 19 no mu ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinti umutwe wa 11 umurongo wa 23 kugeza ku wa 26. Bityo rero Eucharistia n'ubusaseridoti ni amasakramento y'impanga kandi afitanye isano ikomeye kuko yavukiye rimwe, ahimbarizwa hamwe. Ni mu isangira rya nyuma ku mugoroba w'uwa kane mutagatifu wakwifuza kwifuriza abasaseridoti muri rusange umunsi wabo nyabyo bihuye n'ukuri kwa liturujia n'uko amateka yabikora muri uriya mugoroba w'uwa kane mutagatifu, kuko ariho isakramento ry'ubusaseridoti rikomoka. Iki cyumweru gitagatifu nk'uko twabibonye kigizwe n'iminsi 3 y'inyabutatu y'ingenzi muri liturujia ya Kiliziya Gatolika ku isi. Iyi minsi y'inyabutatu ya Pasika niyo bita Triduum Pascale. Ukibaza uti iminsi y'inyabutatu ya Pasika ni iyihe, ikorwa mwiki? Iminsi y'inyabutatu ya Pasika itangira kuwa kane mutagatifu nimugoroba mu misa y'isangira rya nyuma, ari naho twibuka iremwa ry'Eucharistia n'iry'ubusaseridoti, igasozwa n'icyumweru cya Pasika mu masengesho ya nimugoroba. Nanone ukibaza uti ibiteganyijwe muri iyi minsi 3 y'inyabutatu ni ibihe? Reka duhare kuwa kane mutagatifu ariyo misa y'isangira rya nyuma. Misa yo kuwa kane mutagatifu nimugoroba nitangira inyabutatu ya Pasika, niyo misa bita iyisangira rya nyuma rya Nyagasani, ubwo mu rukundo rwe rwinshi yakunze abe araye ari budupfire yiyemeje kudukunda byimazeyo. Ibi tubisanga mu Ivanjili ya Yohana umutwe wa 13 umurongo wa mbere, ari nabwo yatanze muri we ikiribwa, amaraso ye ayatangaho ikinyobwa, kandi agateka abigishwa be ngo bajye babikora bamwibuka, nguko uko yaremye Eucharistia n'ubusaseridoti. Muri make iyo misa nk'uko tubisanga mu gitabo cya liturujia cyitwa Ceremonial des Évêques nomero ya 297 yibutsa ibintu bitatu by'ingenzi: iremwa ry'Eucharistia, iremwa ry'ubusaseridoti by'isezerano rishya, ndetse n'urukundo ruhebuje Yezu yakunze abe kugeza ku ndunduro. Iremwa ry'Eucharistia rihora ritwibutsa Pasika ya Nyagasani ubwo yitanzeho igitambo cy'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka. Kuwa kane mutagatifu Yezu yakoze igitangaza gikomeye cyo gusogongeza abigishwa be kwizuka rye, kuko umubiri wa Kristo bahawe si umubiri we wari ugiye kubatangirwa gusa, ahubwo ni n'umubiri wa Kristo wazutse. Anticipation de la résurrection du Seigneur. Mu bwenge bwa muntu ntibyumvikana, byakirwa gusa n'umutima wasobanukiwe ko nta kinanira urukundo rw'Imana, cyane cyane urwagurumanaga mu mutima wa Yezu kuri uriya mugoroba w'uwa kane mutagatifu. Ibyo ni nabyo Kiliziya ishimangira mu mihango ikurikira misa y'uwo mugoroba, aho irarikira abakristu ugushengerera isakramento ritagatifu ku buryo bw'umwihariko. Kandi koko birakwiye kugumana na Yezu kuri uwo mugoroba yatwihayeho ifunguro araye ari budupfire, nitumutererane mu gihe asambishwa n'agahinda kubera twe. Ibi tukabisanga muri Luka umutwe wa 22 umurongo wa 44, ahubwo tukagerageza kuba maso hamwe nawe nibura isaha imwe gusa, nkuko tubisanga mu Ivanjili ya Mateyo umutwe wa 25 umurongo wa 40, aho bishoboka abakristo barashengerera kugeza igicuku kinishye, kandi uroye usanga nta gukabya kurimo, kuko kuri uriya munsi Nyagasani yaduhayeho impano ikomeye, aturemera isakramento ry'Eucharistia. Kuva icyo gihe rero ibanga rya Pasika duhorana naryo nkaho byose byakabaye aka kanya. Nubwo bigoye kubonera imvugo amabanga akomeye nkayo, ariko Kiliziya ibwiriza abana bayo gusingiza Nyagasani no kumuririmbira, we wigize ifunguro rihoraho kuba mwemera. Mu ndirimbo nyinshi z'Eucharistia zikoreshwa muri liturujia y'uwo mugoroba, hari iyamamaye cyane muri Kiliziya kandi imaze iminsi itari mikeya. Ni indirimbo yo mu rurimi rw'Ikilatini yitwa Pange Lingua, yahimbwe na Mutagatifu Thomas wa Aquin ahagana mu kinyejana cya 13, ikaba yarashyizwe mu Kinyarwanda, aribyo bita adaptation, na nyakwigendera Padiri Mathias Gahinda wo muri Diocese Gatolika ya Nyundo, ayita Huguka uririmbe. Abakristo benshi bamenyereye agace kayo ka nyuma gusa, kuko ariko gakunda gukoreshwa iyo basoza isengesho ryo gushengerera.
ubwiza bw'iyo ndirimbo bugaragarira mu magambo ayigize asa n'aho avuga mu ncamake nanone ku buryo bw'abasizi amabanga yose tuzirikana ku wa kane mutagatifu nimugoroba. Uwashaka kumenya amagambo y'indirimbo mu rurimi rw'ikilatini ndetse n'uko asobanuye mu kinyarwanda yasura urubuga rwa Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri mu nyandiko yabo yitwa Tumenye Liturujia y'icyumweru gitagatifu yanditswe na Padiri Philibert Nkundabarezi. Agace ka mbere k'iyi ndirimbo ariko mu kilatini karatangira ngo Pange lingua glorious corporis mysterium sanguinis pretiosi quem in mundi pretium fructus ventris generosi, bivuga ngo huguka uririmbe amayobera y'umubiri mutagatifu n'ay'amaraso yadukijije n'umwana w'umubyeyi wahebuje akaba n'umwami w'abantu bose. Mu misa y'isangira rya nyuma Kiliziya isingiza Nyagasani nanone isakaramento ry'ubusasaridoti yayihangiye kugira ngo ibanga rya Pasika rigaragarira mu isakaramento ry'Ukaristiya ntiribe umwihariko w'abasangiye na Yezu icyo gihe gusa, ahubwo rihoreho muri Kiliziya ari nk'iyobera rya Pasika rihora risubirwamo buri munsi kugeza igihe isi izashirira. Representation et actualisation du mystère pascal. Birakomeye kwiyumvisha ukuntu Imana yakwizera bene muntu bene aka kageni ikabaragiza isaro ry'agaciro gakomeye nk'ubusasaridoti bwa Kristo. Nicyo gituma kuri uwo mugoroba kandi Kiliziya inazirikana by'umwihariko iby'urwo rukundo ruhebuje Kristo yakunze abe kandi akabakunda byimazeyo. Tubisanga mu Ivanjili ya Yohana umutwe wa 13 umurongo wa mbere kugeza ku ndunduro. Ikimenyetso gikomeye cyo kwicisha bugufi Yezu yakoze yoza ibirenge by'abigishwa be dusanga mu Ivanjili ya Yohana umutwe wa 13 umurongo wa 5 kigenura iby'urwo rukundo rutagira umupaka Nyagasani yakunze abe, ariko kikanerekana uburyo Nyagasani yifuza ko abasaseridoti b'isezerano rishya bamera. Ntibagomba kuba abatware bagaragirwa, ahubwo nibo bagomba kugaragira abo bashinzwe ndetse bakagera naho kuboza ibirenge, nubwo ikomerera abatari bake uhereye no kuri ba nyir'ubwite. Kwakira iyo myumvire mpindura amatwara Yezu yazanye mube by'umwihariko kuri uriya mugoroba Kiliziya yikomeza guhamya ko ari ikimenyetso gikomeye cy'urukundo no kwicisha bugufi Kristo yatanzeho urugero. Yabigiriye kugira ngo abo yitoreye baba bambere mu kumukurikiza. Nicyo gituma muri iyo misa umwepiskopi cyangwa se umusaseridoti nawe akora uwo muhango wo koza ibirenge abantu 12 bashushanya intumwa za Yezu. Muri make ku wa kane mutagatifu mu misa ya nimugoroba niho tuba twinjiye mu misi y'inyabutatu ya Pasika. Tuzirikana by'umwihariko urukundo ruhebuje Nyagasani yadukunze rukageza aho kutwitangira wese akatwihaho ifunguro ridutungira ubuzima bwa roho, kandi agasangiza intumwa ze ndetse n'abasimbura bazo ku busaseridoti bwe ari nabwo busaseridoti bw'isezerano rishya, kugira ngo Ukaristiya ijye ihimbazwa igihe cyose bamwibuka, bityo ibanga rya Pasika turihorana iteka. Ku wa gatanu mutagatifu ho liturujia yayiteye iti. Iyobera rya liturujia y'uwa gatanu mutagatifu niryo tugiye kurebera hamwe. Kuva kera muri Kiliziya ku wa gatanu mutagatifu nta misiba, ni umunsi Nyagasani Yezu yitanzeho igitambo cyuzuye, yemera kumvira agezaho gupfa apfira ndetse ku musaraba. Tubisanga mu Banyafilipi umutwe wa 2 umurongo wa 8. Ivanjili tubwira ko ibyo byujujwe ahagana ku isaha ya saa 9. Niyo mpamvu kuri iyo saha haba imihango yibutsa ububabare n'urupfu by'umwami wacu Yezu Kristo. Hari benshi bagira akamenyero keza ko kugira inzira y'umusaraba mbere y'imihango nyirizina yo kwibuka ububabare bwa Nyagasani iteganyijwe muri liturujia y'uwo munsi. Gukora inzira y'umusaraba ni ukugerageza gukurikira Kristo mu nzira yanyuze ajya kudupfira, kugira ngo turusheho kuzirikana urukundo rwinshi yadukunze rwamugejeje aho ngaho. Imihango ya liturujia iteganywa kuri uwo munsi igizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ni ukwamamaza ijambo ry'Imana, igice cya kabiri ni ukuramya umusaraba, naho igice cya gatatu ni isangira ritagatifu. Ijambo ry'Imana ryibanda ku kwerekana ko Kristo wemeye kubabara ndetse akabambwa ku musaraba ari we wari warahanuwe kuva kera nk'umugaragu w'Imana wemera kumvira agacishwa bugufi bitavugwa, agashinyagurirwa bigeza ndetse naho imisusire ye ntaho ihuriye n'iy'umuntu, nta buranga, nta n'igikundiro byo kurembuza amaso yacu, yewe nta n'igihagararo cyamutera igikundiro, akaza gupfira mu gihirahiro kugira ngo arokore imbaga. Nyamara Kristo wemeye kubabara atyo niwe muhereza bitambo mukuru utuvuganira imbere y'Imana. Yageragejwe muri byose kimwe natwe, ariko ntiyatsindwa n'icyaha. Aho amariye kuba intagereranywa, abamwumvise bose abavira mu isoko y'ubucungurwe bw'iteka. Ivanjili isomwa
uwo munsi yo niyo ibabara rya Nyagasani uko yanditswe na Yohani umutwe wa 18 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 19 ndetse no ku wa 42. Kuramya umusaraba ni umuhango ukorwa mu rwego rwo guha icyubahiro gikwiye icyo giti twaronkeye agakiza. Umusaraba ubwawo nk'igiti nta gaciro wifitemo, ndetse mu gihe cy'ubutegetsi bw'abaromani wari ugenewe abagira nabi bahabwaga igihano cyo kwicwa urukozasoni kubera ibibi babaga bakoze. Nyamara kuri Kristo wabubambweho umusaraba ufite agaciro gakomeye cyane ku maso y'abakristo, ku buryo kuva kera cyane bahisemo ko uba ari cyo kimenyetso kibaranga aho bari hose kugeza n'ubu ngubu. Niyo mpamvu umusaraba tuwusanga mu kiliziya n'ahandi abakristo basengera, mu bigo by'abihaye Imana no mu ngo z'abakristo, ndetse abenshi bakanawambara by'umwihariko abihaye Imana. Ibyo byose biterwa n'uko kiliziya yasanze umusaraba wa Kristo ari wo wonyine mizero rukumbi kandi nyakuri ya muntu iyo ava akagera, yaba uwemera cyangwa se utemera. Indirimbo ya kera y'ikilatini ikoreshwa mu gisibo yitwa Vexir Regis Prodeunt. Iyi ndirimbo tukaba tuyisanga mu gitabo cy'amasengesho cyitwa Liturgie des Heures 2 urupapuro rwa 20. Iyi ndirimbo ikaba ivuga neza aho ku gitero cyayo cya gatandatu igira iti O cruz ave spes unica, bivuze ngo ndakuramutsa musaraba wowe mizero rukumbi. Ibyo ntibikuraho kwiyobera ry'umusaraba rikomeza kutubera ingorabahizi mu kuryakira, ndetse rikaba n'urusitariro ku batari bake, Scandale de la Croix, kuko rihishura ubuhanga n'urukundo by'Imana bidateze kuzinjira uko byakabaye mu bwenge bwa muntu. Nanone aha ntihakora ubwenge mbere na mbere, hakora umutima, urukundo n'ukwemera. Ni nayo mpamvu usanga abaciye bugufi aribo bacengera neza iri banga kurusha abaminuje, bitabaza ubwenge bwabo ngo bubafashe gusobanukirwa, ariko bikaba iby'ubusa. Tugeze ku wa gatandatu mutagatifu. Liturujia yo ku wa gatandatu mutagatifu nayo irihariye, kimwe no ku wa gatanu mutagatifu. Ku wa gatandatu mutagatifu nta misa iteganyijwe. Ibi tukaba tubisanga mu gitabo cya misa urupapuro rwa 278 kuri nimero yacyo ya mbere. Gusa kubera ko ahenshi abakristo bamenyereye gukora igitaramo cya Pasika ku gicamunsi cy'uwo wa gatandatu mutagatifu, akenshi kubera impamvu z'umutekano bituma hari abibwira ko ku wa gatandatu mutagatifu haba misa y'igitaramo cya Pasika. Sibyo. Gushyira igitaramo cya Pasika kuri ariya masaha tuvuze haruguru ni amabura kindi, kuko liturujia iteganya ko icyo gitaramo kiba nijoro, kikaba kidashobora gutangira butaragoroba kandi kirangira mbere y'urukerera rw'icyumweru. Aya mabwiriza tuyasanga mu gitabo cya misa urupapuro rwa 299, igitaramo cya Pasika nomero 3 n'igitaramo cyitwa Ceremonial Episcopalum nimero ya 333. Ku wa gatandatu mutagatifu Kiliziya yirirwa izirikana ububabare n'urupfu rwa Nyagasani. Nyuma y'urupfu rwa Kristo abigishwa be bumvise ko byose birangiye, bagereranye ububasha ibimenyetso binyuranye yari yarabagaragarije nk'umuhanuzi ukomeye, n'ukuntu apfuye urukozasoni nta no kugerageza kwirwanaho, bagasanga bitajyanye. Agahinda n'intimba byari bibuzuye umutima, bigaragazwa n'ababigishwa bajyaga Emawusi babwiye Yezu wazutse bataramumenya, bijimye mu maso bati twebweho twari twizeye ko ari uzarokora Isiraheli. Aya magambo tukaba tuyisanga mu Ivanjili ku mutwe wa 24 umurongo wa 21. Ku wa gatandatu mutagatifu kimwe n'izo ntumwa n'abigishwa ba Yezu, Kiliziya yirirwa izirikana n'ishavu ryinshi urupfu rwa Yezu. Ni umunsi muri Kiliziya urangwa ahanini n'ituze ndetse no kuzirikana kuko umwijima uba wasakaye urumuri rw'ikuzo rutarahinduka. Nyamara kandi no muri uwo mwijima w'uwa gatandatu mutagatifu, muri icyo gicuku cy'urupfu, byose ntibyari byarangiye. Kiliziya mu nyigisho zayo z'uruhererekane yakomeje kwemeza ko umubyeyi Bikira Mariya icyo gihe ari we wenyine wasigaranye urumuri rw'ukwizera, maze muri iyo nkubi y'umuyaga w'ububasha bw'ikuzimu araribundikira, yanga ko rizima. Nubwo ku musaraba umutima we wahuranyijwe n'inkota nk'uko umusaza Simeoni yari yaramuhanuriye, ntiyigeze ashidikanya ko umwana we yanesha urupfu, bityo asigarana wenyine amizero ya Kiliziya mu gihe ubandi bose byasaga naho byarangiye. Niyo mpamvu ku wa gatandatu mutagatifu Kiliziya irangamira by'umwihariko uwo mubyeyi. Kuri uwo munsi w'umwijima ubuditse, aho urumuri rwasaga n'urwatsinzwe n'umwijima, Kiliziya yari ikivuka yasigaye yihishe mu mutima mutagatifu wa Bikira Mariya, kuko ariho hari hasigaye icyezezi cy'ukwizera. Ni nayo mpamvu uwo mubyeyi Bikira Mariya imwubaha cyane cyane ku wa gatandatu
gatandatu kumwegurira uwo munsi byaturutse kuri uriya wa gatandatu mutagatifu. Nyuma y'uwa gatandatu mutagatifu twinjira mu gihe cya Pasika. Igihe cya Pasika ni igihe cya liturujia gitangirana n'igitaramo cya Pasika kikageza ku munsi mukuru wa Pentecoste. Iki gihe cya Pasika kikabanzirizwa n'igitaramo cya Pasika. Igitaramo cya Pasika nicyo gihatse ibindi bitaramo byose muri kiliziya. Ku bakristo ni ijoro ryo gutegereza izuka rya Nyagasani bari maso. Niyo mpamvu abaza mu gitaramo aho bishoboka bagomba kuba bafite amatabaza, ariko iryo zuka rinahimbarizwa muri icyo gitaramo nyine. Misa y'igitaramo cya Pasika iteka iba ari icyumweru cy'izuka rya Nyagasani. Ibi tukabisanga mu gitabo cya misa urupapuro rwa 299 kuri nimero yacyo ya 4. Niyo mpamvu nta washidikanya kuvuga ko igitaramo cya Pasika ari wo munsi mukuru ukomeye kuruta iyindi yose muri kiliziya. Bigaragazwa n'ubwinshi ndetse n'ubwiza bw'imihango ikorerwa muri icyo gitaramo udashobora gusanga ahandi muri liturujia. Dore muri make ibikorerwa muri icyo gitaramo n'igisobanuro cyabyo. Icyambere ni imihango y'urumuri rwa Pasika. Liturujia y'igitaramo cya Pasika ritangira amatara yose yazimye. Muri make kiliziya ibikiri mu cyunamo cy'urupfu rwa Kristo. Umwijima ubugikwiriye hose, ariko icyezezi cy'urumuri rw'izuka kiba gitangiye kugaragara kuko nyine ari ijoro umwami wacu Yezu Kristo yazutsemo. Ku buryo buhoro buhoro urumuri rugenda rwiyongera byageraho rukisesura hose. Nibyo bishushanywa n'urumuri rw'itara rya Pasika rikongezwa ku muriro wateguwe, wa muriro bacana imbere y'umuryango munini wa kiliziya, rigatangira ryaka ryonyine, maze uko umutambagira ugenda ugana muri kiliziya itara rya Pasika rikagenda rikongeza ayandi matara abakristo bitwaje, rikaza kugera kuri alitari amatabaza yose abakristo bafite mu ntoki yamaze gukongezwa. Uko umutambagira ugenda ugana kuri alitari niko umudiyakoni agenda ashyira itara rya Pasika hejuru atera ati urumuri rwa Kristo. Abakristo bagasubiza bati dushimiye Imana. Iryo tara rya Pasika kimwe n'amatabaza abakristo baba bitwaje afite igisobanuro gikomeye. Ko urumuri rwa Kristo rugomba kwirukana umwijima byanze bikunze nubwo ubukibuditse. N'ubundi mu gucana itara rya Pasika umuyobozi w'imihango aravuga ati urumuri rwa Kristo wazukanye ikuzo niruvana umwijima mu mitima no mu bwenge. Iyo bishobotse liturujia y'igitaramo cya Pasika igatangirira igihe gikwiye, ni ukuvuga nijoro nk'uko biteganywa. Ubwabyo kubona urumuri rw'itara rya Pasika n'imuri z'amatara abakristo baba bafite mu ntoki ari byo byonyine bibonesha muri uwo mwijima ubuditse, ubona bitagira uko bisa. Iyo itara rya Pasika rigeze ku gitereko cyaryo kuri alitari nibwo bacana andi matara yo mu kiliziya, usibye ayo kuri alitari gusa kuko yo acanwa bagiye kuririmba Gloria. Icyo gihe hakurikiraho indirimbo yamamaza Pasika ariyo bita Exultet mu Kilatini cyangwa se igisingizo cy'itara rya Pasika, ikaririmbwa n'umudiyakoni iyo ahari. Indirimbo yamamaza Pasika ni igisingizo kirata urukundo rw'Imana rwigaragarije ku buryo bw'agatangaza mu ijoro rya Pasika ubwo Kristo yazukaga mu bapfuye, bityo akirukana umwijima w'icyaha n'urupfu, gikurura agasakaza hose urumuri, akimika ingoma y'urukundo, ubutabera n'amahoro. Iyo ndirimbo ihimbye ku buryo bujimije umuntu yavuga ko ari incamake y'amateka yo gucungurwa kwacu, ariko byose birebewe mu ndorerwamo y'izuka rya Kristo n'umukiro byatuzaniye. Igishya izuka rya Kristo ryazanye nk'uko iyo ndirimbo bivuga idategwa, nuko n'ibyari umuvumo byahinduwemo umugisha biturutse ku bubasha bukomeye bw'urukundo rwa Kristo. Nicyo gituma kiliziya itinyuka kuririmba ubwiza bw'iryo joro, dore ko n'ubundi nta byiza by'ijoro ahubwo haririmbwa umucyo, kuko ari ryo ryashoboye kumenya byonyine igihe n'isaha Kristo yazutseho akava mu bapfuye. Ibi tukabisanga mu gitabo cya misa urupapuro rwa 306. Si ukurata ijoro gusa, ahubwo mu gitaramo cya Pasika yifashishije inyigisho za Mutagatifu Agustin, kiliziya irareba igasanga n'icyaha cya Adamu, iki tuvuga ko cyadukururiye umuvumo, cyarabaye ingirakamaro, ikacyita icyaha gihire, igira iti mbega cyaha cya Adamu ngo uraba ngombwa, we wagombye guhanagurwa n'urupfu rwa Kristo. Mbega icyaha gihire cyo cyagombye guhagurutsa umucunguzi nk'uwo kandi w'agatangaza. Ibi tukaba tubisanga mu gitabo cya misa indirimbo yamamaza Pasika urupapuro rwa 305. Nguko ukwemera kwa kiliziya. Nyuma y'iri tara rya
Pasika hakurikiraho imihango y'ijambo ry'Imana. Uyu nundi mwihariko wa misa y'igitaramo cya Pasika nuko liturujia y'ijambo ry'Imana ifata umwanya urambuye. Kuko rero muri icyo gitaramo gihatse ibindi hateganyijwe amasomo 9, 7 yo mu isezerano rya kera na 2 yo mu isezerano rishya, ibaruwa n'ivanjiri. Ibi tukaba tubisanga mu gitabo cya misa urupapuro rwa 310 nimero ya 20. Nubwo wenda ku mpamvu ibonereye ikoraniro ry'abakristu amasomo yo mu isezerano rya kera ashobora kugabanywa, liturujia y'uwo munsi itegeka ko muri iryo gabanya birinda gukabya, kuko igice cy'ingenzi cy'iki gitaramo cya Pasika ari ukwibanda ku gusoma ijambo ry'Imana. Ibi tukaba tubisanga mu gitabo cya misa urupapuro rwa 320 nimero ya 21. Mu masomo yo mu isezerano rya kera hakoreshwa uwo munsi iry'ingenzi cyane ridashobora kubura ni iryo mu gitabo cy'iyimuka Misiri, umutwe wa 14 umurongo wa 15 kugeza ku wa 16, rivuga uburyo Uhoraho yarokoye by'agatangaza umuryango we Isiraheli awambutse inyanja itukura. Mu by'ukuri iryo somo niryo risobanura Pasika icyo ari cyo. Pasika byavuye ku ijambo ry'igihebureyi rivuga ngo Pesach, risobanura kwambuka. Nk'uko abayisiraheli bambutse inyanja itukura bakava mu gihugu cy'ubucakara aricyo Misiri bagana mu gihugu cy'isezerano aricyo Kanani, ni nako izuka rya Kristo cyangwa se Pasika ye ritwambutsa rituvana mu mwijima w'icyaha rikatujyana mu rumuri rw'abana b'Imana, rituvana mu rupfu nk'uko Kristo nawe yarutsinze rikatujyana mu bugingo bw'iteka. Ibyishimo bya Pasika bigenda byisesura uko amasaha agenda yegera ivanjiri y'izuka rya Nyagasani. Bitangirana n'indirimbo y'igisingizo twita Gloria iririmbwa nyuma y'isomo rya nyuma ryo mu isezerano rya kera. Icyo gihe nibwo inzogera n'ingoma byongera kuvuga mu kiliziya. Ibyo byishimo bisakara nyuma yo gusoma ibaruwa y'Abanyaroma umutwe wa 6 umurongo wa 3 kugeza ku wa 11. Icyo gihe baririmba Aleluya ya Pasika, ari nayo ibanziriza ivanjiri y'izuka rya Kristo. Aleluya ni ijambo ry'igihebureyi risobanura ngo dusingize Imana. Nyuma y'icyo gice kinini cyihariye cy'ijambo ry'Imana hakurikiraho imihango ya batisimu. Igitaramo cya Pasika gifitanye isano yihariye n'isakramento rya batisimu. Koko rero batisimu n'Ukaristiya umuntu yavuga ko ariyo masakramento ya Pasika ku buryo bw'umwihariko. Kubijyanye na batisimu, Paulo mutagatifu abitwibutsa agira ati: "Ntimuzi se ko twebwe twese ababatijwe muri Kristo Yesu ari mu rupfu rwe twabatirijwemo? Koko rero ku bwa batisimu twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo uko Kristo yazutse mu bapfuye n'ikuzo rya Data, bityo natwe tugendere mu bugingo bushya." Tubisanga mu Banyaroma umutwe wa 6 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Niyo nta batisimu nyirizina iteganyijwe mu gitaramo cya Pasika, habaho imihango yibutsa abakristo batisimu bahawe, irimo guha amazi ya batisimu umugisha, gusubira mu masezerano ya batisimu no gutera abakristo amazi y'umugisha. Mu gihe cyose cya Pasika batisimu itangwa hakoreshejwe amazi yahawe umugisha mu gitaramo cya Pasika. Hakurikiraho imihango y'igitambo cy'Ukaristiya. Imihango y'igitambo cy'Ukaristiya ikorwa uko bisanzwe. Ibyishimo by'izuka rya Nyagasani si ibisanzwe bya misa, ahubwo ni misa idasanzwe, kuko iyo misa y'igitaramo cya Pasika ariyo shingiro rya misa zose. Koko rero igihe cyose n'ahantu hose iyo haturwa igitambo cy'Ukaristiya ni Pasika ya Nyagasani iba yamamazwa. Ibyo byishimo bikomoka muri ririya joro ry'izuka rya Kristo. Nyuma y'igitaramo cya Pasika nibyo twavuze bikiranga, hakurikiraho icyumweru cya Pasika, Pasika nyirizina. Ku cyumweru cya Pasika kuwa mbere w'isabato niwo twita mu by'ukuri umunsi Kristo yazutseho akava mu bapfuye. Ni umunsi w'akataraboneka ku bakristo, umunsi basingiriza Imana Data ko yabugururiye amarembo y'ubugingo bw'iteka, ibigirishije umwana wayo w'ikinege watsinze urupfu maze akazuka. Ibi tukaba tubisanga mu isengesho ry'ikoraniro ryo kuri Pasika, igitabo cya misa urupapuro wa 327. Nyamara ibyo byishimo bya Pasika biba byatangiriye kandi bikisesura ku buryo bwose mu gitaramo cya Pasika. Niyo mpamvu nta mihango ya liturujia yindi yihariye iba mu misa yo ku cyumweru cya Pasika, ahubwo hakomeza ibyo byishimo by'izuka rya Nyagasani. Umunsi mukuru wa Pasika urakomeye cyane, ni nawo shingiro ry'indi minsi mikuru yose himbazwa muri Kiliziya. Nk'uko nagiye mbibabwira kuva mu ntangiriro y'iki kiganiro, ndetse ntawatinya kuvuga ko ari wo munsi wonyine uhimbazwa
ihimbazwa muri liturujia umwaka wose. Burya mu guhimbaza Noheli, ukwigaragaza kwa Nyagasani cyangwa se Pentekoste, mu guhimbaza iminsi mikuru inyuranye kandi ikomeye y'umubyeyi Bikira Mariya n'iy'abatagatifu, ibanga rya Pasika ni ukuvuga misa niryo riba iryibanze muri liturujia y'iyo minsi mikuru yose, ndetse n'amasakaramentu yose abanzirizwa na batisimu, isakaramentu rya Pasika by'umwihariko. Hari indi minsi mikuru ijyanye n'igihe cya Pasika. Umunsi mukuru wa Pasika nk'uko tumaze kubibona urakomeye cyane muri liturujia ya Kiliziya. Ibyo bigaragara mu buryo uhimbazwa ndetse n'igihe bimara. Koko rero uretse umunsi mukuru wa Pasika ubwawo, iminsi 8 ikurikiraho Octave de Pâques nayo ihimbazwa nka Pasika nyirizina. Pasika ikomeza guhimbazwa mu byumweru 6 bikurikiraho, byose hamwe bikaba ibyumweru 7. Muri make umuntu yavuga ko Pasika yitegurwa iminsi 40, ya minsi igisibo igahimbazwa iminsi 50, yose hamwe ikaba iminsi 90 ihwanye n'amezi 3. Nizere ko twasobanukiwe byimazeyo ibijyanye n'icyumweru gitagatifu, ibijyanye n'inyabutatu ya Pasika ndetse n'ibijyanye n'umunsi mukuru wa Pasika nyirizina. Twabonye ko umunsi mukuru wa Pasika, izuka rya Nyagasani, ari wo munsi mukuru uruta indi minsi mikuru yose muri Kiliziya Gatolika, kuko iminsi mikuru yose iba muri Kiliziya Gatolika baba bazirikana izuka rya Nyagasani. Igitambo cya misa cyose aho kiva kikagera kiba kishushanya izuka rya Nyagasani. Tuba duhimbaza Pasika ya Nyagasani. Reka mbashimire mwese dukomeza kubana umunsi ku wundi. Reka dushimire Padiri Philibert Nkundabariza waduteguriye iyi nyandiko yihariye ivuga kuri liturujia y'icyumweru gitagatifu, by'umwihariko liturujia y'inyabutatu ya Pasika. Reka mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana.